Yesu yubahwe ibihe byose, Imana ihabwe icyubahiro. Shalom ahantu uri, shalom mu bugingo bwawe, shalom mu mutima wawe, shalom shalom, ndagushuhuje igihugu cyose uherereyemo, shalom. Ni ubuntu, tamba rero. Naho. Dina. Naho. Yego, Mana niyo gutambirwa di. Ndagutambira Mana, wagize neza Mana. Asante papa. Yes. Uri Imana ikomeye. Uwikinga ntihagire ukingura, Yesu ni wowe. Yego rata witeka nasingizwe nahimbazwe. Yego. Ni wowe mwami, ni wowe mwami, ni wowe mwami, ni wowe Yesu, ni wowe Yesu, ni wowe ukomeye. Tamba. Naho yadukuye kure. N'uwiteka Imana ishobora byose, ni umukiza. Iki cyatubuza kugutambira tukiriho. Mana narakwiboneye. Nkuvuga kuko nakubonye uri Imana ikomeye. Izindi mana zose ni ubusa, ntizirora, ntizireba, ibyazo birarangira, ariko uri Imana idashira. Uri Imana iduhaye ubundi buntu bwo kubaho. Amina. Himbazwa. Turi bazima, turiho. Urabyemeye, turiho. Urabikoze, turiho. Urabyemeye, turiho. Urabyemeye, turi bazima. Haleluya. Amen, haleluya. Haleluya. Dusangire ijambo ry'Imana uzamuri Yesaya ibice 14 umurongo 24 na 25 haranditse ngo Uwiteka Nyiringabo arirahiye ati ni ukuri ngo uko nabitekereje niko bizasohora kandi uko nagambiriye niko bizaba. Nzavunagurira Abashuri mu gihugu cyanjye kandi nzabaribatira mu misozi yanjye miremire, maze uburetwa babakoreshaga buzabavaho n'umutwaro babahekesha kuzabava ku bitugu mu izina rya Yesu, amen. Ni ukuri uko byagenda kose, uko umugambi w'Imana ibyahaguruka kurwanya Satani agahaguruka n'ingabo ze zose, abarozi bagahaguruka n'abandi bose, umugambi w'Imana uzuzura ku buzima bwacu. Uko Imana yagambiriye, uko Imana yabivuze niko bizasohora. Nta kizabuza umugambi w'Imana ku buzima bwacu, kandi cyane ko nk'abana b'Imana tuzi umugambi w'Imana ku buzima bwacu uwo ari wo. Nuko igambira kutugirira ibyiza atari ibibi, kugira ngo tureme umutima. Haleluya. Niyo mpamvu ubwo tuzi iby'Imana itugambira, ubwo tuzi umugambi w'Imana ku buzima bwacu, nta kidutera ubwoba, ntidutinye. Ibi byose bidutera ubwoba, ibi byose bidushigikiye, intare zirahuma ariko ziraziritse, kuko umugambi w'Imana uzuzura ku buzima bwacu. Ibyaduhagurukiraga, ibi byose byadukoreshaga uburetwa, ibi byose byazaga bishaka kutunaniza, ibi ngibi Uwiteka arongera arirahiriye ngo azabivunagura. Azavunagura Abashuri bo mu gihugu, ngo ndetse ngo abaribate, azaribata ibintu byose byari biduteye ubwoba, byari bishatse kuduhagarara imbere ngo bidukure imitima, abiribatira imbere yacu mu izina rya Yesu. N'ibyashaka kudukoresha uburetwa, n'ibyashaka kudufataho ijambo abifate mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Natwe dutambuke twemye, tugende twemye, maze
umugambi w'Imana ubone kuzura ku buzima bwacu. Turashimira Imana kuko yabivuze ariko bizasohora, kandi yarabikoze, twarabibonye, hari ibyasohoye ku buzima bwacu, yarabitubwiye turabibona n'amaso yacu, yari yarabidusezeranyije turabibona, none n'ibindi. Niyo mpamvu twizeye ko bizasohora, kuko dushingiye ku byo yakoze, dushingiye ku mirimo iri gukora, dushingiye ku byo yakoreye mama Ebenezeri, dushingiye ku byo ikomeje kumukorera, dushingiye ku byo yankoreye, dushingiye ku byo yakoreye mama Pastor, Emily, dushingiye ku byo yakoreye mama Jose, kandi dushingiye no ku byo ikomeje gukora. Ni ukuri Imana tuyifitiye icyizere ko n'ibitarasohora bizasohora, ko izadukorera ibirenze ibyo twibwiraga, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uko bavuga kose, uko bavuze kose, nta kizarogoya umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Imana ishimwe, twongeye tuyigire icyizere. Irongeye ivuganye natwe ngo umva ngo ni ukuri, uko nabitegetse nuko bizasohora, kandi uko nagambiriye niko bizaba, kandi ni byiza, ni amahoro. Haleluya, haleluya. Nitwakire neza ijambo ry'Imana. Bye bye. ni ubuntu tamba rero. Naho Dina naho yego, Mana niyo gutambirwa di, yagutambira Mana, wagize neza Mana. Asante papa. Yesi, uri Imana ikomeye, ukinga ntagire ukingura. Yesu ni wowe. Yego rata, witeka nasingizwe nahimbazwe. Yego ni wowe mwami, ni wowe mwami, ni wowe mwami, ni wowe Yesu, ni wowe Yesu, ni wowe ukomeye.